amen. Dusome amagambo y'Imana twihuse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice ni cya 13 murongo wa 21 n'uwa 22. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ni cya 13 murongo 21 n'uwa 22. Haranditse ngo bukeye basaba Imana kubaha umwami, nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo muryango wa Benyamini, amara imyaka 40 ari ku ngoma. Mukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze kuko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Amen. Imana data niyongere kandi habwe icubahiro iduhaye uyu munsi kandi kawuduhana n'ibicu byiza. Ejo yaduhaye umunsi warimo ibicu bikakaye, ibicu bigoye. Abari bafite inyota yo kuza mu nzu y'Imana bose ntabwo babonye umwanya wo kuhaza kubera ziriya mpamvu tuvuye kuvuga. Ariko uyu munsi ndabona Imana dutekerejeho kugira ngo duhereze umunsi mwiza ufite ibicu byiza. Ejo rero twavuze ko hari abantu batatu bakoze ku mutima w'Imana. Bakoze ku mutima w'Imana, Imana ubwayo irabahamya. Umugabo witwa Aburahamu yakozanye n'Imana. Imana iramuhamya iravuga ngo Aburahamu ni inshuti yanjye. Yakobo natoranije, Isiraheli ubwoko bwanjye, mu rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. N'umwanditsi Yakobo yaravuze ngo Aburahamu yizeye Imana, bimuhanirizwa no gukiranuka, bituma yitwa inshuti y'Imana. Kwitwa inshuti y'Imana ntago byari byoroshye, biragoye kugira ngo ube inshuti y'Imana, ntago byoroshye. Tuvuga kandi umugabo wa kabiri witwa Dawidi, turavuga ngo Imana nawe yamutanzeho ubuhamya, iravuga ngo mbonye umuntu mu bantu benshi batuye mu isi, mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Tuvuga umuntu wa gatatu witwa Daniyeli, wasenze Imana, ijuru riratekereza, ijuru ryicara, amasengesho ye anezeza ijuru, ryohereza message, ryohereza intumwa. Iraza iza kubwira Daniyeli, iramubwira ngo uri umugabo ukundwa, ijuru turagukunda, turakwemera. Abo ni abagabo batatu Imana yagize gute yahamisha. Hamwe na Mose nawe Imana yamuhamije neza cyane, iravuga ngo ni umugwaneza mu nzu yanjye yose. Hari abantu benshi Imana yagiye ihamya, ariko bano batatu nibo nakunze ko tuzavuga muri minsi. Twarabuze ngo Aburahamu rero yabaye inshuti y'Imana. Hari ibintu bigera muri ibi twavuze ejo byatumye Aburahamu aba inshuti y'Imana. Icyambere nuko Aburahamu yarazi kumvira Imana. Mu bintu byose y'Imana yavugaga, Aburahamu yarumviraga kandi akayegizekita, agakora iby'Imana imusabye. Tekereza Imana iri mu ijuru kaguhamagara, kakubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usiga inzu ya so, usiga umuryango, ugiye mu gihugu nzakwereka. Ukavuga ati Imana yavuze, ntivuze ngo ningende, akagenda mu gihugu atazi, atigeze abamo, imiryango itabayemo, agasiga biriya byose ngo Imana yagize gute, Imana yavuze. Haleluya. Aburahamu yaze kumvira Imana. Nuwamureba nabo yasezeraga avuga ko Imana yamubwiye, ntago byumvikana, ariko Imana yaravuganye nawe. Icya kabiri twarabuze ngo Aburahamu yumviraga Imana cyane. Imana imaze kumuheza umwana w'ikinege, umwana wo mu zabukuru,
yaramubwiye ngo Aburahamu, fata umwana wawe ukeneye gukunda uje kumutamba ku musozi wa Moriya. Aburahamu atabajije, atagize impaka, adatekereza, afata umwana aja kumutamba kuko Imana agize gute? Imana yavuze. Aburahamu yumviraga Imana. Icya kabiri twavuze ngo Aburahamu yagiraga kwizera, nacyo gituma yiswe sekuruza w'iki? Wabizera. Kuko kwizera kwa Aburahamu kwari kurekure cyane. Twarabuze ngo yizeye ibitakwizerwa, ngo yiringira ibitakwiringirwa. Tekereza umuntu utekereza ngo umugore w'imyaka 90 azasama inda abyare. Aburahamu yagejeje muri iyo myaka kikize, yavuga ngo iyavuganye naje niyo kwizerwa no kubikora izagira gute? Izabikora. Imana ntikangwa na circumstance, Imana ntikangwa n'ibikomeye. Fa kuba yagize gute? Yabivuze. Aburahamu arabyizera, yizera ko bizakunda. Na Sara nawe ngo aratekereza umunsi umwe, aravuga ngo yabivuze niyo kwizerwa, ngo no kwikora izabikora. Agitekereza amagambo arasama. Nagerageje gutekerezwa kwizera kwa Aburahamu mu madefinisiyo menshi abantu batanga kwizera. Hari imwe yantangaje kandi nshaka kubabwira mu mwanya mutoya, mu munota umwe gusa. Kwizera nasanze uko Aburahamu yari afite ni ugufunga amaso y'umubiri, ugafunga ubwenge bwa kimuntu, ugafungura amaso y'umutima, ugafungura ubwenge bw'umutima. Nibwo utuma umuntu yabasha kugera kuri uko kwizera. Ni gute wakwizera ngo umugore w'imyaka azagira gute? Azabyara. Ni ugufunga amaso y'umubiri. Impamvu tutizera ibyinshi tubirebesha amaso yacu y'umubiri, tugatekereza nk'abanyamubiri, tukareba nk'abanyamubiri. Iyo dukoresha bene ubwo bwenge n'ayo maso, usanga kwizera kwacu kugira blockage. Ariko iyo twafunze ayo maso n'ubwo bwenge, tukarebesha andi maso, tugatekereje ubundi bwenge, bibasha gukunda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo twinjire kuri umugabo wa kabiri. Bibiliya yavuze ngo Imana ibatoranyiriza Sawuli. Israheli ngo banze Imana, banze teokrasi, bayitamo umuntu, bayitamo kuyoborwa n'umuntu. Ngo Imana iramubahereza, ngo ibahereza Sawuli mwene Kishi, ngo abayobora imyaka 40. Ariko ngo igeze aho nga imukuraho, ngo itoranya Dawidi mwene Isayi, ngo umuntu wari umeze kuko umutima w'Imana ushaka. Ariko uyu muntu we kugira ngo agire umutima kuko Imana ishaka, bivuge kuko yarashatse kugira umutima nk'uw'Imana. Natekereje mantu beje, uyu mutima twawukura he? Kugeza w'Imana gutangira ubuhamya ikavuga ngo uyu umutima umeze nk'umutima wanjye. Dawidi umutima afite umeze nk'umutima wanjye ndi Imana. Uwo mutima wa Dawidi wari mutima ki? Wari umeze gute? Kugeza ubw'Imana ntabwo ari abantu batanga Dawidi ubuhamya, ni Imana ubwayo itanga ubuhamya. Yamutangiye ubuhamya inshuro 3. Iravuga ngo umutima wa Dawidi umeze nk'uwanjye, Dawidi umeze nkanye. Samuel wikomeza kurira Sawuli, namukuye ku ngoma, niyimikira Dawidi kuko afite umutima umeze nk'uwanjye. Imana iguheza umutima usa n'uw'Imana. Imana ikeneye ba Dawidi nk'abo ngabo bafite umutima nk'uw'iki? Nk'uw'Imana. Nasana amagambo bituma ngenda gushakisha, shaka umutima wa Dawidi. Sanga Dawidi yarafite umutima utogira abantu benshi, yarafite umutima wagutse, yarafite amakarita adasanzwe. Ariko mu byinshi nabonye marika mabwire bikeya gusa, nabonye Dawidi yarafite ahari abantu benshi batabasha kubona. Icyambere nakuye mu ijambo ry'Imana, Bibiliya yarambwiye ngo Dawidi ngo umutima we wahoraga wiringira Imana cyane kandi ukizera Imana cyane. Mu bigaragazo byose yahuraga nabyo, Imana ya Dawidi yahoraga iri hejuru y'ibigaragazo byose. Ndashaka ngo twumve kano kantu neza.
Dawidi nawe yari umuntu nk'abandi bose, yari mu isi nk'iy'abandi bose batuyemo, yahuraga n'ingorane n'ibibazo n'ibigeragezo nk'ibyo duhura nabyo. Ariko mu bigeragezo bya Dawidi, Imana ya Dawidi yarazamukaga igasumba ibigeragezo byose yahuraga nabyo. Mureke twige kuzamura Imana. Imana igendere hejuru y'ibibazo byacu, twiringira Imana iri hejuru y'ibibazo byacu byose. Zaburi ya 27, ndashaka ngo mumfashe gusoma Zaburi bene data. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Reka twumve ukuntu Dawidi avuga Imana. Muntu ubasha gusoma vuba yamfasha cyane, mwafata na mikrofone mukamfasha, mwarimu ushaka kube hafi yanyu mfasha amagambo. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa gatatu, wumve ukuntu avuga Imana. Azavuga ngo Uwiteka ni umucyo wanjye, niko atangira avuga. Uwiteka niwe mucyo wanjye, Uwiteka niwe mucyo wanjye, nagakiza kanjye, nagakiza kanjye, nzatinya nde? Haleluya. Amen. Niba Uwiteka ariwe mucyo wanjye kandi akambera agakiza, nitaogopa nani? Nzatinya nde? Uwiteka nimba ariwe agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye burakingiwe. Uwiteka arabukingiye. Ninde uzampinza umushitsi? Ninde uzampinza umushitsi? Kuwiteka ariwe gihome cyanjye. Ninde uzampinza umushitsi? Kuwiteka ariwe gihome cyanjye. Ubwo abanyabyaha bantereraga kumaraho, ubwo abanyabyaha banteraga ngo bamareho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye, aribo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye bagira gute? baragwa. Haleluya. Amen. Dawidi yagiraga abanzi be, Dawidi yagiraga abanyabyaha, barahagurukaga ngo bamurangize, bamumare, bamukureho. Ariko kumukuraho ngo barasitaraga, Dawidi agahaguruka agatambuka. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Reka nkubwire kano kantu, nimba Uwiteka ariwe gakiza kawe, niba Uwiteka ariwe gihome cyawe, abanzi bazahaguruka, abanzi bazaza kukurwanya ngo bakumareho, ariko bazasitara. Ukomeze urugendo, basitaye bazagwa, uhaguruke weme. Nimba Uwiteka ari igihome cyane, ako mwampera Imana amashoka byara. Amen. Komeza. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, naho ingabo zahambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. ntabwo umutima wanjye uzatinya, kuko Uwiteka ni agakiza kandi ni igihome cyanjye. Naho intambara yambaho, nawe intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. nubwo intambara yamba, no muri yo nzagira gute? Nzakomeza umutima. No mu yindi Zaburi yabuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicuro cy'urupfu, ntabwo nzatinya, kuko inshimbo yawe n'inkoni yawe Mana we biracyampumuriza. Dawidi ntabwo yatinyaga ikintu cyose. Usuye gatoya, komeza n'amagambo. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe. Nushaka kurekera aho ngaho nta kibazo, burekera aho ngaho. Umva ko Dawidi ntacyo yatinyaga, yafataga Imana ye akayisumbisha abantu bose, akabasumbisha abanzi be, akabasumbisha ingabo. Sinzahindiki umushitsi mu gihe abandi bahindaga imishitsi, ariko ntabwo Dawidi yahinda umushitsi. Reka mbaheze reference imwe mwese muzi. Nuja mu gitabo cya mbere cya Samuel 17, urasanga hari urugamba rukomeye rw'Abafilisitiya n'Abisiraheli, kandi muri urwo rugamba ngo rwari rukomeye vrema. Israheli bahuye n'ikibazo, bahuye n'umugabo wo mu Afilisitiya, mugabo witwa Goliyati, igihanga ngelejeya om. Ariko umunsi ngo Dawidi ngo agiye gusura bakuru be, izo ni inkuru mwese muzi, ngo agiye gusura bakuru be, ngo asanga uwo mugabo yahindishije Israheli wose umushitsi. Ariko Dawidi avuze neza, nubwo ingabo zantera, ntabwo nzahinda umushitsi.
asanga abandi bahinze iki? Ingabo ziri ku rugamba zose zahinze umushitsi. Ariko kuko Dawidi yari yiringiye Imana, ngo ahageze ku rugamba ngo Goliyati atangira gutuka Israheli n'Imana, Dawidi atari kosa uwo muntu uvuga Imana nabi, akavuga Imana yanjye nabi, akavuga Israheli nabi, uwo muntu ninde? Ameze ate? Asate? Baticecekasha wivuga ibyo ngibyo, uyu mugabo yaraduhahamuye. Ariko Dawidi wari wiringiye Imana. Haleluya! Avuga ati ngewe n'Imana yanjye uriya mugabo twamukuraho twamwica, ngo izo nkuru ndazikunda cyane, ngo izo nkuru zirihuta, ngo ziba zigeze ku mwami Sawuli. Bati yari umusore uvuze ngo yakwica nde? Ngo yakwica Goliyati. Bati mumunze naje murebe uwo musore uvuze gutya. Dawidi ngo bamujyana ngo bageze kwa Sawuli. Sawuli ngo aramwitegereza, aramubwira ati rwose pe wari ufite ishaka rikomeye, ariko uracyari umusore muto w'umugenda. Ariko kiriya kigabo kigize iminsi cyaraduhahamuye, ingabo zose twarahamuse. Dawidi ati mwahahamuka mutahamuka, ngewe Imana yanjye ntawampiza umushitsi, turacyari kumwe n'iyo Mana. Aramusuzugura ntiyamumenya, ariko nubwo atamumenye yaragomba kumenya n'Imana ye. Hambwa teka ngubwira Imana niringere, reka ngubwira Imana nkorera, reka ngubwira Imana senga, reka ngubwira Imana nizeye. Bati yo Mana reka ngweze ubuhamya bw'iyo Mana. Bati umunsi w'intare yaranteye, ndagiye intama za data, ifata umwana w'intama. Dawidi ndayifata ndayishwanyaguza ndayica. Bati bukede ubu nayiraza yikora nk'ibyo ngibyo, ifata umwana w'intama ndayifata ndayica. Amazi avuga ijambo rikomeye, we Imana yabanye nanjye ku rugamba rw'idubu n'urw'intare, n'uyu munsi irabana nanjye. Kiriya kigabo kitigeze gikebwa. Hari ibindi Imana ishaka, hari ibindi Imana ikunda. Za wibuka iby'Imana yakoze kera. Abahanga baravuga ngo Dawidi alitafakari baraka za zamani, yibutse imigisha ya kera. Zuba ari imigisha ya kera, iby'Imana yakoze izakora n'ibindi. Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro, Imana ihabwa icubahiro. Ngo Sawuli yumvishe ubwo buhamya, atari tuhasanga uno muhungu ashoboye da. Bati ngahe genda, niba kwambika imyenda ya gisirikare ugende. Ngo bamaze kwimwambika Dawidi ngo atambuke biranga. Ahambwa ati hari ibyo tutamenyereye, ntabwo nza ndwana gutya, ntabwo namenyereye ibi ngibi. Ngo arabyiyambura, ngo yitwaza umuhumezi. Reka tuvuge imbaraga z'Imana muri aka kanya. Imana ngo yitwaza iki? Umuhumeso. Paul avuga ngo nubwo tugenda nk'abantu ntabwo turwana nk'abantu, ngo n'intwaro zacu zinkiza abantu, ngo ariko imbere y'Imana zigira imbaraga. Zigira imbaraga zo gukubita hasi, zigira imbaraga zo gusenya, zigira imbaraga zo gufasha mpiri ibitekerezo zikabifata. Ngo aratambuka, ngo aje guhura n'uwo Mufilisiti ukomeye cyane, nawe ngo amubonye aramusuzugura. Ati naba nibona bona akantu ngaka kaje kunita. Dawidi uri n'agasore nta n'intwaro ufite, ubu ushaka ibikira. Ariko Dawidi wiringiye Imana aravuga ngo nderane amacumu n'uducumu, ariko ngewe uyu munsi haleluya ndagutera muri rya zina ry'Uwiteka Imana se ya yindi wasuzuguye, kandi ndakwica kugira ngo abantu bose barahanga bamenye ko mu Israheli hakiri mu Imana. Imana iracyarahanga, Imana iracyari hagati mu bwoko bwayo. Haleluya! Imana iracyarahanga, Imana iracyarahanga, Imana iracyarahanga. Uko byamera kose Imana iracyari mu bwoko bwayo. Ndakwica kugira ngo abantu bose bamenye ko Imana idakirisha imbaraga, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wayo. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishimwe. Ngo arekura ibuye akubita iyo kigabo mu gahanga. Ayo ni amateka mwese muzi, ariko yiringiye ya Mana.
amaze kucica yanditse zaburi nkunda cyane, zaburi ya 20:8. Ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ngo ariko twebweho. Haleluya, haleluya. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho, 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 twebweho tuzavuga izina